ntabwo ukuntu umuntu yigeze kuma miliyoni 300 ngo mu umukobwa twakundanaga yes urazanga kandi yanaciye kuri uwo mukobwa none undi ngaramubaza ngo none se ngo ubundi nguretse kwiyemera ngo nangahe utarenza ndaronga ati ahubwo se ashaka ngahe ko umukobwa yarazi imitungo ye jewe banambaza naye kuvuga miliyoni 5 cya senkane nta wamenya umukobwa ahita ati atari ukujya kugurisha imitungo n'inzu n'ibiki n'ibiki cash uvana kuri konti miliyoni 300 cash wazimubarira undi aramubwira ati nimba wowe wemera kumwitangira kandi kuko nimba yafunga imyaka 15 wamwitangira nimba umukunda nanjye ariko nkaba ndakurongoye ibyo bakoraga wenda kurandira umwe sibyo ariko se nanone kamategeko hari babicishe muri izo nzira zikwiye amategeko kabiri babishyize mu muryango ndetse kera n'umuntu yajyaga asanga umuntu bari kumuca inyuma umugore bagahita bamukwada kandi abanyarwanda barabahatari ukamukwa akamugumana ariko nyanzi n'abagore bagambanaga n'abagabo babo ati hari igikire cyankunze atuzakireke cyiza tugikosha umugabo akinjira agikuramo imyenda undi akabatanze sinyari nyirurugo akaza yirakaje n'intorezo cyangwa n'ishoka cyane umuhini cya ferabeto ati ndativuga cyane tutaneza abantu aturamukwa ati uranca ngahe undi kuvuga gutya umuntu wanjye w'isano ya bugufi shaho bakosheje shaho hoya kandi twarahoraga hamugana ariko wanguriye ko nimereye nabi ati zivuga uvuye ati nta kantu ndiho muri iyo minsi ariko ibijoro nta kantu ariho baramukosheje ntagarija ikaba musosi nubwo dufitanye agasano ka bugufi nawe ushatse avuga ko padiri nawe bagomba kumukosha undi yagomba guhita amanuka ati padi miliyoni 100 z'inkwano tuzibibyende neza ntumvune urabona u Rwanda rwo hambere bari bazi gukemura amakimbirane yo mu ngo niyo mpamvu umugabo yatahaga yavuzaga ikivugirizo cye cyangwa akaririmba indirimbo ye byabaga ari kugira ngo bakure abana mu nzira ariko no nibe hari habaga n'icyanzu kiri mu rugo nimba ari n'umugabo uri muri urwo rugo bamucishe mu cyanzu bityo urugo rutasenyuka bari bafite ubwenge nyarwanda abanyarwanda bo hambere bagiraga bwatumaga ingo ziramba none se n'umwami niyazaga yazi wawe agahita ashinga 10 wawe naho ibyo bintu uvuga bakoze ibyo ni byoroshye no biri nomo bibaho kuri padiri icyo mvuga ni ibintu bibaho kuri padiri kabiri reka ni padiri ni padiri uzajye kubibwira karidinali uzajye kubibwira karidinali se babimubwira kandi papa yatangaje yuko hari abana 50,000 babyawe n'abapadiri icyo gihe ko yaba ari bake ngenda banza mbare yuko yagabanyije umubare ariko niyo twafata uwo yaduhaye none se uryamye yose arabyara ubwo nimba harabutse abana 50,000 haryamye bangahe nk'amagana abantu baritoratoza bagashaka aho bagaragaza ko ngo ari ikibazo kuri societe ngo ni ikibazo ko ari umupadiri ni ikibazo cy'ubupadiri bwe muri kudiringa nacyo cyangwa uzi ko abantu biriya bintu babikora ariko bakageraho bakimwanya bakigira nk'aho batanazi ko ibyo bintu bibaho kandi birwa babikora nabo ubwabo ariko barangiza bakigira inyoni nyinshi nk'aho rwose ibyo bintu hari batanazi ko biba muri societe ubwiyemije prof kayibwira ngo ngiye kubaha inkunga y'amafaranga mupimisha ADN abana bose bari mu ngo tureka araba abagabo bazibamo mije prof yayemera amafaranga uzimamvu utayemera waba uteke wose mu gihugu hose uwamenye yuko ibyo bibaho yagomba kubimenya so atakajya gukosha padre ko umuco wo gukosha ni igihe ushaka gumana n'uwo mugore sinyikora mariko igihe cyose nazayikora mari nge uri bubabwire uri bugire uruhare na rutoya mu kwandika amategeko umuntu ufashe ibintu bijyanye n'ubwambure isoni z'ubwambure akazishyira ku mbuga nkoranyambaga ubwo niyo kese ariko irimo hari ufata amashusho y'ibitsina bari gutera akabariro bari kwikinisha ibyo bintu byose akabishyira ku mbuga nkoranyambaga namuhana kurenza uwisha umuntu namuhana nk'umuntu wamwisha mukuramo inzara tocaringa abagabo ba nyirabagore ibati iyo urisakaye nabi urisanga mu baturanyi
ese dushyira imbaraga ku baturanyi twasanganye amabati bataguze, cyangwa dushyira imbaraga ku basakazi tubabwira ati ko mwasakaye amabati yanyu neza. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Reka nanjye ngusuza dukurikiye n'iby'agaciro gakomeye cyane kuko gatsikwana twanya nk'uyu nguyu ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel. Kuri kamera ndi kumwe na Professor Apotre Mutabazi, nishimiye kongera kukwakira Apotre. Ya murakoze kunyakira, ndanezerewe, abadukurikiye Imana bawo umugisha, ndabakunda cyane. Nyala mbagalanyo niko hano. Apotre, ibintu by'inkundo menye ngo bizasaza abantu. Ejo nari ndimo nsoma inkuru y'ahantu ngo Inyamasheke mukobwa yabeshywe n'umusore ko bagiye gusezerana, mubeshya ko n'umurenge byose yamaze kubyandikisha. Ndaragenda ageze ku murenge asanga rekara abura umusore. Ahamagaye umusore ati ahubwo nagize ibibazo nyohereza amafaranga. Na yararya se. Ibihumbi 200 yaramaze kubikenyereraho. Baza guperereza ahubwo basanga umusore ngo reka ngo no umugabo ahubwo ufite umugore n'abana ahubwo. Ko yari afitemo n'ubugegera. Niko. Ari genge nicara. Kamane mbaye tangazo. Tacyategereje abantu mesha umugisha tukagaburira abantu 5. Ndumva nabi babwiyeho nongeye kubabwiraho n'ubwanyuma mbibabwiyeho. Iyo nimero arya nanye ngo iyo nimero wagize ngo nzi ko tuyibahaye. Iyo 0788309513 tugakorera umugisha tugaburira abantu 5 bansabye babwiye ko nta kintu mfite batuzagira butubwirira. Nanjye ubwo nemera kwambara urwo rubwa mu Rwanda kuvuga ngo mwampaye manza biteza urubwa. Icyoroshye cyari ko bari kuyansangana nkahita nyatanga, ariko wa muntu wavuga ati ndi disciple wa Mutabazi ndamukunda cyane, mumfashe bundi twakabe tu abantu 5 buri wese akavuga ati akiri 20 baba disciple wa Mutabazi beza 20 tukabona 100 tugahita tuyabagabanya 20 nimba 20 atarimo kimwe cya kabiri cya kawunga ubwo bakihanga. Ibintu byaba byarahenze ku isoko, ariko ntibibavune 5 babahagije tugakora icyo tugomba gukora, cyangwa se nudafite ayo ngaya akafite makeya ntago namubuza, ariko kandi se n'ubwa mbere umuntu ambwiye ngo mugaburire bikananira, ariko bazi icyarimwe ndavuga ni ibintu ntago ari kubusa. Imana ishobora kuba ifite mu mugambi wo guha abantu bayumugisha, nkuko nanjye nzagira uruhare rwanjye. Kame muri abo bantu 5 uvuga ngo ba 20 nanjye nzaba ndi uwa mbere, mbona abandi 4 basi ubwo 4 nibaboneke kuri iyo nimero rero dukorera umugisha. Ikibazo nangiye kuvuga ngo hagene kwigunze kumva story ngo umuntu ngo umusore ngo nimba ngo yaratse amafaranga umukobwa wa mbere ngo 2,3 ngagura ikibanza, ngo byari kera nyine ibibanza bikendutse. Warangije ngaza kubeshya undi mukobwa ngamaye kuzamura, ngo warangije abeshya undi mukobwa ngo amaye gusaka. No inzira indirangira na finissage jyamo n'amakara jyamo. Kandi wese afite icyo yakoze. Umuhungu afite igiti. Uziko nshaka ko ntarya n'ibihumbi 3 by'umuntu w'igitsina gore. Basegrese egejo yango bagage mwana. Nawe ushaka kujya bakuramo. Oya ntago ariko oya. Buri mugabo wese agira principe. Buri muntu wese agira principe. Nge narya yuwo mvuga ngo tuzana abana byanyabyo. Ubwo na decidinze kuyatamira. Basi wanarya oya twana abana. Bino bintu ujya kubona ukabona umuntu baramudedwaniye kudedwana uzi cyari cyo. Nyine umuntu araje avuye Canada, avuye muri Amerika, avuye Europe, araje mukoze marriage ku biceri by'akahanini. Benshi nige babagura utumodoka
besha nijya muri iyo nzu n'ibiki byose yarangiza ati twagiye baba bakigerayo akibona nationality agahita mukweba ubwo n'ubugegera mwana pari principe nakora ibindi bintu mu buzima iyo nanjye guclassify ikintu nk'ubugegera ntabwo nagikora iyo nanjye guclassify ikintu nk'ubugegera ntabwo nagikora ntabwo ukuntu umuntu yigeze kuma $300,000 ngo mu umukobwa twakundanaga yes urazanga kandi yanaciye kuri uwo mukobwa nose umukobwa yarabyemeye kumbwira story ukuntu yagenze ndagusuje aho uri muri Swede wa mukobwa we ariko kuba uri muri Swede ukaba utajya akwibuka ntago aho ngaho icyo ntago nzigera nyikubabarira umuntu wanze agasora $30,038 cyangwa se zishyika muri 40 abizi ko wamukujeho bya burundu ntago uyu muntu buriya aba afite amafaranga yego no gukunda birimo ariko n'amafaranga aba yafite anyway reka mve muri iyo story ngaruke rero umunsi umwe aza kuba nshaka $1,000,000 abimenye nabwo yigira intwari yo kuyashaka ajya kuyampigira mukuyampigira arayabura ayabaza wa wundi wamuteretaga ati wangurije $1,000,000 azayikwishyura twanige nazakiraho inyungu undi ahita avuga ngo kandi n'umugabo wawe yashaka ntatari kugize bikiramo kari umugabo wanjye undi ati ndabizi n'umugabo wawe ati kandi wambwiye ko akora ibintu by'ubwubatsi ati ubwo rero ati nanjye ko nubakishijeho ati ndabizi iyo ukeneye amafaranga uri gufata rambere uburyo uburi mu kaga n'akangarateta ati rero mubwire ansaba yashaka yose ariko nanjye akume nuko byatangiye ati nawe nimba mukunda umwitangire urongore nawe muha amafaranga yashaka yose uretse n'imwe n'igice ngazangaruza none atazangaruza kandi mu yashaka yose none undi ngaramubaza ngo none se ngo ubundi nguretse kwiyemera ngo nangahe utarenza ndaronga ati ahubwo se ashaka ngahe ko umukobwa yarazi imitungo ye ngiyewe abanambaza nayo kuvuga $1,000,000 cya senkani nta wamenya umukobwa ahita avuga ati akisidi ndi gushaka kuncika atariko atari ukujya kugurisha imitungo n'inzu n'ibiki cash uvana kuri konti $300,000 cash wazimubarira undi aramubwira ati nimba wowe wemera kumwitangira kandi kuko nimba yafunga imyaka 15 wamwitangira nimba umukunda nanjye ariko nkaba ndakurongoye mu bintu uzi uranzi imbaraga mfite urazizi ibyo kuvuga ngo murambeshya amafaranga nyatange nibirangira mu nkwepe icyo cyubuzi ko kidakunda undi ati nanjye imbaraga ufite ndazizi nayemeye nabanemeye no kuba umugore okay ntabwo nari nzi ko nukuri umuntu byacanze umukobwa yajyaga aza kundeba nikopesheje amandazi 2 kwa papa Patrick muri Sahara ndabasuje Patrick na mama Patrick na Patrick nikopesheje amandazi 2 n'ibishyimbo muri Sahara n'igikopo cyangwa se amafaranga yaje ategesheje tugakurayo kujya kugura amandazi n'ibishyimbo akanyanambwira ngo arabikumbuye akaza kubira kurumva yaje ansanga nubakishaga ariko tumaze kumenyana nka nyuma y'amezi nka 6 gira ibihombo byinshi none muri bya bihombo rero umuntu muri kwikopeshanya amandazi n'ibishyimbo n'igikoma hari umumiliyarderi umutegereje hariya nuko none rero nibwo yamubwiraga ati ndi muri Kenya ati reka mpamagare bankatira indege ikurikira ati ibindi turabivugana ngeze i Kigali undi ati ni kashi undi ati ibindi turabivugana ngeze i Kigali mubwire nsanga ari tayari kuva muri Kenya kugera nabizi ni nk'iminota 40 yahise amubwira ati turi saa 10 mubwire saa 12 aho turi buhurire ibindi asanga bigize ati ngiye guhamagara nsanga amafaranga ya kashi yabonetse ubwo yagomba guhita hamagara kuri banke bagahita ari ukuntu abakire bahamagara bakayarotira akaza asinyaho ahita ashyira mu gikapu arangije amaze kuyimbwira nagira mubwire ikintu namubwiye iyi nkuru ubundi ntabwo narapanze kwibabwira aho nakwiye ngo nangire ubugegera yarabimwe ndamwaneka nkubwire rero byibuza mfite case y'imyaka 15 chèque sans provision sinzi nimba uyu musari cyo byo bikiriho ariko zari imyaka 15
hari n'umuntu wambwiye umusengeri uyu munsi ufite chèque sans provision yabwira ati nyirayo twananiwe kumvikana ashaka kuyitanga. Abantu mufite amaseke sans provision ndabasengeye mu izina rya Yesu, Imana ibacira inzira, abo bantu baborohere, kabiri mubona yo kwishyura ibintu bigende neza mu izina rya Yesu. N'abandi dufite amadeni twese turengere, amen. Noneho rero yari kesi y'imyaka 15 chèque sans provision, abantu bari bazifite zanjye, bari barenze batatu. Umuntu uri mu bwubatsi birumvikana icyo gihe cyangwa se n'uyu munsi biracyabaho. Noneho we yumvaga yanyitangira ngo ntarya imyaka 15 akemera kujya kubana n'uwo muntu. Abimbwiye ndamuganeka nkubwire rero, njyewe ngira principe, ngira amahame mu bintu nanga mu buzima, nanga ubugegera. Ndakugurisha, uri mushiki wanjye, uri umukobwa wanjye se, naragukoye se, byibuza ngo mvuge ngo ndi gukoranura sinzi ibyo ari byo. Ayo mafaranga azayakoresha gutereta, kuko dushobora no kutazabana njye nawe, kandi ko byarangiye tutabanye. Ariko ndavuga nti ayo mafaranga nyafashe nazarinda mpfa numva ndimbwa, nta na rimwe mu bwonko bwanjye bwazigera bunyemeza ko ndi umugabo. Rero yajyane, nzarwana, mpirimbane, mfungwe, ntafungwa, ariko nyagereho cyangwa ntayageraho, ariko sinzaca iyo nzira, sinzigera mfata ayo mafaranga. Mubwire gutyo. Nawe aramuhamagara amwivugaho, nyine amwiryara avuga ati sinakwiye n'umuntu w'umugabo, reka ibya wowe gusa. So anyway, yakunda kunsetsa akambwira ati yabuze ubundi bwenge ariko ubwo gushaka amafaranga ntawe ubumurusha. So hari abantu bafite ubwenge bwo gushaka amafaranga. Nibura se baje kongera kwihuza cyangwa no, byaranze. N'umunsi nakoze ubukwe yamwandikiye ikibaruwa kireshya nka gutya. Uwo mukobwa yari atarakora ubukwe? Yakoze ubukwe atarabukora. Do umunsi nakoze ubukwe uwo mukobwa yarari muri Sweden. Yari yaragiye. So none rero umunsi nabukoza mwandikira ikiretera ati do, sinakubwira ngo uyu muntu hari n'igihe mutazabana sha, none urabona atabukoze se uri aho ngaho. So hari ibintu byabayemo hagati, ntago mbivuze, nizere ko inkuru nayigize anonyme mu buryo bushoboka, nta zina nashyizemo, nizere ko ntawabirakariramo. Yego. Kandi nizere ko ari butuza kumva yuko ntazigera nkoresha inkuru zanjye nawe muri media, ntago uwo mutima nkugira, ntago iyo spirit nyigira. Nagiye neditinga kugira ngo atazamo icyatuma hagira ubiri ratinga nabo, kuko ntago byaba ari byiza, bagombe cyubahiro. Anyway, rero urumva nimba naranze $300,000 kubera ko ari ubugegera, mbwira rero ngo bakujyanye ngo barakudeduanye, wemeye ko bakudeduana, nta wabigushyizeho gato. Nimba ugezeyo bana n'umuntu, yaba afite ijigo bana n'umuntu, yaba ari mubi bana n'umuntu, wabyemeye. Umugabo afata imyanzuro akabana n'ingaruka z'iyo myanzuro yafashe. Cyokoze nagira imyitwarire mibi, uzamudivorcinge. Icyo gihe ntabwo uzaba bishingiye ko wageze hariya kandi wabonye ibipapuro. Kimwe n'ibi bivuga ngo umuntu yakuhaye ikibanza sha, nta soni. Ariko byane bavuga ngo imboga zibona abana, ko abantu bakina. Cyangwa kumva ngo yahuye n'umukobwa cyangwa umugore, ndamwandika inzi, nyine ukabona ni gute wabonye umuntu ugukunda, witeguye no kurekura inote ze kuri wowe, warangiza ukazana ibintu, hari ibintu reba nyine. Ariko ikintu gitangaje, wagira ngo n'abo bakobwa banezezwa no kuyaha abateye nkabo. Buriya ibintu bijya bitangaza ku isi. Abatubuzi bitwa batumishi nibo bahabwa amaturo bya danje, ababeshyi kabombo, uvugisha ukuri bakayamwima. Kabiri, abo bantu nyine niba nabitaba basikama, niba nabyita batari abagabo nyabagabo, nyine wafata amafaranga yawe akubwiye ati reka tuyafate, reka twubake inzu, reka tuzamure, ateganya kugukwepa, nibo bayahabwa. Ahubwo wagira ngo sinzi ukuntu bigira rukuruzi. Wagira ngo ibintu bijya ngo imboga zibona abana, cyangwa ngo imboga zikemeza ku marembo y'abakire, like nyine someone who does not deserve it. Ariko nimba ari ikintu abantu bagomba kwirinda mu nyumva, n'ukuri pe, ibintu by'urukundo mureke kubikoreramo. Niho twatangiriye uvuga uti wakwebye umuntu ku murenge, ugeretseho kumutwara $300,000 cyane rwose. Ese kari ku murenge ukumva ko gitifu ataragufunga?
gukora esikorokori hejuru noneho y'ubuhemu bundi wakoze. uyu mukobwa yaragiye rwose n'abamuherekeje ku murenge bagezeyo bati reka hano uyu munsi nta n'ubukwe buhari. ubundi ngo yari yishyuye, uyu mukobwa yari yatanze no 60 ngo by'umunsi uri special. umuhungu yambwiye ati 60 banciye. Nubango yabwiraga umukobwa ko biyandikije ku murenge ntabyo yakoze, akabigira gute nta gihari, ati waduciye special, umukobwa akayazana Suhana arazishyura. Ikibazo rero kiba gihari ni nk'iki, kuki nk'uwo mukobwa adafata nimero yanjye ngo anyandikire, ntabwo abona ko ndi single. Okay, nakadefo njya ngira. Hari igihe mba mbona umuntu ikibazo yagize nkumva nakibera igisubizo aho kugira ngo nsengere igisubizo kuri, ariko nivugiraga ku ruhande rumwe, nivugiraga nanone ataza kubindyoza ngo warabisezeranyije kuri kamera, ariko hari igihe usanga ari umukobwa w'umwana mwiza, kandi mvuga icyo ngicyo yari ikwiye yuko agenzwa atyo. Naho se uko ndengana umuntu kuko atanga 300 se 300 urabona nge nyabuze, cyangwa ngatanga 60 yo kugira oya, nuko wenda ku rwego rw'uwo musore waho mu cyaro yari menshi. Ariko yagani n'umugabo ngo ufite umugore n'abana yazaga yigize umusore, urumva n'umwesikoro kabombo. Gusa mugenzi we ngo bazanaga nukuvuga ngo yamaze gutabwa muri nimba ari ikintu asetinze mu bwonko bwanjye, ni ikintu kivuga ngo sinjya mpanga amaso amafaranga y'umugore, ariko byabayeho ko mfata amafaranga y'umugore, byaba binasobanuye yuko ari njye nawe, like ntago nakibona nakoze icyo kintu nitubugegera nyine bo bango ufasha amafaranga ubizi neza yuko utabirimo, cyane cyane ko umuntu umeze gutya bashaka kugira ngo azagire n'abandi scaminga, nta nubwo avuze ngo wenda ndamushinja yuko atari mwiza, ndamushinja ko atafite umutima mu mwiza n'ibindi, cyane cyane ko urugo rwubakwa n'umutima w'umugore, ntago rwubakwa n'isura ye. Kiretse wenda uvuze uti yari afite ibico bibi, ariko si ibyo bico bibi iyo ureka no gufata amafaranga. Erega ibyo ni uko wateregatana kuri banki. Erega hari umuntu wakibaza kuba udateregatana kuri banki nuko uzi ko wagufata, cyangwa unabizi ko batari bugufate ntiwayibikora cyane. Hari abantu benshi yayiterera mutazi ko batamufata. Aho niwo twahita tuvuga ngo none wakwigisha hacking, akavuga ati wajya muri Venezuela kandi ugahakinga Bank Populaire, ubwo yahita afatiraho. None hari no kuvuga ngo nje niyo wambwira ngo kirika hangaha amafaranga arakugeraho mu buryo buri intransable, ntawe uzanigera gufata, niyo byakemezwa hari n'ijwi ry'Imana ko ntawe uzamfata. No, sindabikora kuko sibyo, si not right. Hari stages zo kudakora ikibi, harabo muri iyo stage uvuga ngo sinabikora, baba bandeba batandeba, bazamfata batazamfata, bizagira ingaruka bitazazigira. It is evil, I can't do that. So, ni rwo rwego nkarasa ibyo bintu byo gukoshona abantu b'igitsina gore. Inkundo ngo zabaye imberenge. Inkundo rwose ngo zabaye ntuza, ubwo igitabo ndacyagitanga 2020 kugira ngo tugaburire abakene. Nimero mwayibonye nayibahaye 0788839515. Nanjye batse 15 kandi umuntu ufite 15 akunda kumbwira ati abantu banyoreje amafaranga yawe akayamasha. Ntituranahura ariko nzamushaka dusangire. Iyo abantu bayobeje ko ndavuga ngo 0788839513 sinzi ukuntu abantu bose bibeshye ngo bumva nsoresheje 15. Hasoza 13. Zaba ari kuvuga ngo cyagiye ngo Yesu azura Lazaro ninde wari wapfuye. Amukomediye buri akaraga komedi nawe ukajya kamba mu mutwe. Ni 13. Uburo hagize gutya hazi inkuru ngo y'umupadiri n'amazina ye nabonye barayavuze. Mompere harya nawe ari nyiri ubutungane padiri. Ngo abagize gutya rwose. Ariko kubera iki padiri bari extension ya Pope ubutungane padiri wakaba padiri bari iki? Ntabwo mbizi. Musenyeri mbizi kari what? Pope ni sa sainteté, musenyeri ni nyine ni monseigneur ni Lord Bishop. Uretse ko bera na meya ni Lord Mayor. Ni Lord Mayor ndabizi. Ngasa ni Mayor. Ubwo se padiri ni iki? Ariko nawe yakabaye nyiri ubutungane. Apotre ni His Excellency, ntago mwari mubizi ndabibabwiye. Ni Son Excellence, ni nkuko ambassaderi Nduhungireho ushatse wakiraho Son Excellence Nduhungireho, uretse ko abanyarwanda bahita babirakariramo bazi ko Son Excellence ari umuntu umwe. Ariko ambassadeur bari Son Excellence, Apotre ni Son Excellence. Yego twakomeje.
ariko ibyo byo kwa Apotre Son Excellence ninjye bishyizeho nta wundi muntu muzabyumvana ariko niko kuri nujya kunyumva ndi kuba Gitwaza nzavuga ngo Son Excellence ya Apotre Gitwaza yego ndi bari bigano nagiye mbivugamo nkaza gusanga kagiyemo nuba ngo kakaba kare volontaire muri njye ariko niko mbyemera Padiri wanga bagize atya yifunga umugore w'abandi ubwo tumwite Rode mon père cyangwa Rode father ngo yifunga umugore w'abandi rwose Padiri bamwita ngo iki nta muntu wabinsacingira ara mujye mukora fact check mwibuza nta cyari kubwo tumwite nyiri ubutungane Padiri turakabuza agaterime typique yifunga umugore w'abandi rwose kugeza nubwo ngo yajyaga abwira umugore ati kiriya kigabo nutaha ntugihe ibintu n'ibyanjye biza kurangira rero umugabo afashe za chat zose Padiri yagiranye n'umugore we nawe azikubita umunyamakuru ati inkuru yinkirire hanze kandi Padiri ngomba kumurega ko yansenyeye urugo ibintu koko ku inkundo kumurega ko yamusenyeye nabyumva gushyira izo chat hanze is the violation of the constitution message abantu bandikirana kandi abantu banabikora mu bintu byinshi urabizi ukuntu ukora no kumbuga baza ngo reba chat bavuganye ibintu by'amachat shaho ibintu bire intime by'amachat mwagiye mureka kubishyira ku mbuga irgizo ni communication privé mu buryo udashobora kwiyumvisha okay ibyo bakoraga wenda kurandira umwe sibyo ariko se nanone kamategeko hari babicishe muri izo nzira zikwiye amategeko kabiri babishyize mu muryango ndetse kera n'umuntu yajyaga asanga umuntu bari kumuca inyuma umugore bagahita bamukwada kandi abanyarwanda barabahatari ukamukwa akamugumana umuntu asanga uri kumuca inyuma ahita yawukosha ariko nyanzi n'abagore bagambanaga n'abagabo babo ati hari iki kire cyankunze atuzakireke cyiza tugikosha umugabo akinjira agikuramo imyenda undi akaba atanze sinyari nyirurugo akaza yirakaje n'intorezo cyangwa n'ishoka cyane umuhini cya ferabeto ati undi ativuga cyane tutaneza abantu aturamukwa ati uranca ngahe undi kuvuga gutya hari umuntu wanjye w'isano ya bugufi shahu bakosheje shahu kandi twarahoraga nkamubwira ariko wanguriye ko nimereye nabi ati zivuga uvuye ati nta kantu ndiho muri iyo minsi ariko ibijoro nta kantu ariho baramukosheje ntaganira ikava musosi nubwo dufitanye agasano ka bugufi sinavuga ngo ndamusuje ko ntago ajya areba izi mbuga byo byose niko mutekereza ntago ajya azireba nawe ushatse avuga ko Padiri nawe bagombye kumukosha ubundi yagomba guhita amanuka ati Padi miliyoni 100 z'inkwano tuzibibyende neza ntumvune urabona u Rwanda rwo hambere bari bazi gukemura amakimbirane yo mu ngo niyo mpamvu umugabo iyo yatahaga yavuzaga ikivugirizo cye cyangwa akaririmba indirimbo ye byabaga ari kugira ngo bakure abana mu nzira ariko no nibe hari habaga n'icyanzu kiri mu rugo nimba n'umugabo uri muri urwo rugo bamucishe mu cyanzu bityo urugo rutasenyuka bari bafite ubwenge naho uyu munsi araza gucunga ngo chat z'umuntu nta mugabo upima ADN z'umwana w'umugore babana mu nzu niyo wabona asa n'umuturanyi kabiri nta mugabo ujya muri telefone y'umugore ashaka kureba yimo chat ibyo bikoze ntago ufite ubwenge nyarwanda abanyarwanda bo hambere bagiraga bwatumaga ingo ziramba none se n'umwami niyazaga yazi wawe agahita ashinga 10 wawe erega byose bifite ubwenge bitwigisha wahagera wabona icumi ry'umwami ugahita ujya kwitembereza ukatuvuga uti kukabare wenda tubari nitwa twakabaye ariko tubwira abantu uti ngewe ejo muzaba muri kunsenga no kunsingiza kuko umwami yasigaye akugabiye byo ni nkihame yaguzigabiraga imisozi akagaba amashyo rumba ese si nkako bavuga ngo Salomo yari afite abagore 1000 ngo n'umwe none se ukuntu byari bimeze nuvuga ngo umugore wese umwami yaryamanaga nawe nta wundi mugabo yabaga yemerewe kuryamana nawe ukundi yego nabyo byabaye harya kuri ba Bisagi kuriye kandi Bisagi we manza bataranaryamanye simbizi
none nabyo byatumye nibyicishe wa mugabo nimba ari nde wagiye gusaba Bisagi ngo abwira nyina wa Salomo ngo amusabire Salomo ngo amuhe umugore wa se Dawidi witwaga Bisagi wundi wamusagishije bakamuhaye agakumi ukamusagisha afite imyaka muri za 70 ingahe yarashaje. Anyway, ubwenge abanyarwanda bakoreshaga kugira ngo ingo zirame n'ibyo bintu byo kutarebuzwa no kutarunguruka. Ushaka ko uyu mugabo yakoze amakosa kuba yarafashe umugore we? Ntago aribyo ndi kuvuga ngo nge ndi kugenda na addressing ako ndi kumva kadufasha kwa address kugira icyo tubwira societe, kuko ibyo bintu ntago byagombye kujya muri media cyangwa se Minisiteri y'Umuryango. Okay, kuba byaragiye muri media, Minisiteri y'Umuryango izarebe kune ibi bintu bizacike muri media. Tubyirengagize twe kuko izo ngero ni nyinshi muri media zari zikwiye ko zitabamo. Par respect constitution ivanga umuryango niyo shingiro w'imbaga nyarwanda bikwiye kurindwa, donc rwose pe mu buryo bushoboka bwose. Kesi nk'izi ngizi z'imiryango ziba ziyarari nyinshi. Okay, cyane ntizikaze muri media, tubisimbuke ibyo byo kuza muri media. Ngiye kubwanje nizera ko bitagombye kuza muri media ubwabyo, byazanwamo n'umugabo ntago bikwiye. Icyo cyo tugisimbuke, Imana imfashe ntanakigarukaho kuko nicyo kiri heavy muri ngewe. Na ibyo bintu uvuga bakoze ibyo ni byoroshye, no biri nomo bibaho. Kuri padiri icyo mvuga ni ibintu bibaho kuri padiri. Kabiri reka ni padiri ni padiri uzajye kubibwira Cardinal, uzajye kubibwira Cardinal se wabimubwira kandi uzajye kubibwira ahubwo Papa watangaje yuko Vatican yatangaje ngo ariko ni Papa bitangaje kambyite gutyo. Papa yatangaje yuko hari abana 50,000 babyawe n'abapadiri. Icyo gihe ko yaba ari bake, ndabanza mbara yuko yagabanyije umubare, ariko niyo twafata uwo yaduhaye. None se uryamye yose arabyara? Ubwo nimba harabutse abana 50,000 haryamye bangahe? Amagana, ibihumbi magana cyangwa miliyoni. None se ubwo icyo rero nshaka kubivugira ni iki ngiki. Ubundi kuba umu intellectuel no kumenya guprioritiza ibintu. Nicyo gituma utanyambura amafaranga cyangwa unci inyuma ku mugore nze ngukuremo inzara nkukore toca. Cyangwa se hagize ubona ndi gukata ino n'urukezo ngo wangiriye ku mugore, ninde yarakarira? Yarakarira wowe uri gukora toca. Biriya bindi yego nabyo si byiza ariko bibaho. It's normal, it's life. Even nabyita human rights in extent. Mu gihe padiri atigeze afata ku ngufu umugore wawe, igihari ni kimwe, umugore wawe yaragusimbuje. Kabiri, nta hantu byanditse yuko gusimbuza ari ikintu cyadanje. Cyokoze akaba yarabikoze mu buryo yemererwa n'amategeko. Wenda none ushobora kuba tuvuga iyi story wenda babanaga badasezeranye. Kugira ngo nkumvishe ko nta ganga abantu bari kwataka ikintu ngo bafitanye isezerano. Kabiri, iyo abantu bafitanye isezerano nta hantu byanditse ngo narebe undi muntu akamukunda bizagire gute. Cyokoze be honest, ujye kubanza ukora urya sezerano, ubone gushyiraho undi muntu, ubone gukundana n'abandi bantu ko n'uburenganzira bwawe. Urumva ariko utaza gukangurira abantu gukora divorce. Ariko iyo ibintu umuntu abavuga umuntu avuga ngo umuntu abikanguriye, nta muntu ubikora atari asanzwe abifite mutwe we kubikora. Ahubwo turi kugereza kureba ngo ni ibiki bituma abantu bafata ibintu bakabidramateza muri societe bikorwa n'abantu benshi cyane. Nimba dushaka kuba kari bibi nitubivuga kari bibi kuko ni nabibi, ariko nanone nimba abantu babihisemo, kuko ahangaha tubyumvikaneho neza. Iyi nkuru numbwire ko batari breaking bwo iyo umugore yaradivorcinze ariko ngo akakungikana uwo padiri, nabwo bari kubigira a big deal. Abantu bari toratoza bagashaka aho bagaragaza ko ngo ari ikibazo kuri societe. Ngo ni ikibazo kari umupadiri, ni ikibazo cy'ubupadiri bwe muri kudiringa nacyo cyangwa kuko ikibazo cyo n'ubupadiri kiri hagati ya kiliziya n'Imana n'umutima nama we, ariko mwakigize icyanyu. Ntabwo rero bikiri ikibazo, ahubwo nimutubwire ikibazo nyirizina mufitemo n'imitima yanyu. Uziko abantu biriya bintu babikora ariko bakageraho bakimwanya
bakigira nk'aho rwo batanazi ko ibyo bintu bibaho kandi birwa babikora nabo ubwabo ariko barangiza bakigira inyoni nyinshi nk'aho rwose ibyo bintu hari batanazi ko biba muri sosiyete. Ngombwa wibikora ku kamineri, ngombwa wibikora ku muntu ku ngufu. Kabiri, nimba mushaka kubikora hari isezerano niribanze riveho rwose mukora ibyo mwemererwe mu burenganzira bwanyu. Ubwo tuje no kubyupadiri nawe wambwira atari ko se wabusohotsemo ariko tuvuye kuri ibyo ngibyo kuko amakosa nyine abaho bakayakora, abantu bakayakora. Nturenze 60 umuntu akayirenza akajya muri 80 nyine iki Amerika mwandikira. Nimba utari kumbwira ikintu cyo bango hakorwa iki amategeko ateganya kuwa ku mupadiri wabikoze bikamenyekana, hakorwa iki amategeko ateganya ku wacinye umugabo, nimba atari yo issue kwa addressing ubwayo. Kuko ari kuntu mba ndi kwibaza abantu ubundi kwa addressing ikihe kibazo nyirizina muri iyi issue yose kwa addressing. No se nta kibazo kirimo. No. Kiba kirimo ariko uburyo mba mbona abantu bari kubyitwaramo. Ariko umugabo bamusenyeye urugo. Ndi kuvuga mba cakumenya ikibazo nyirizina uri kwa addressing. Nuko bamusenyeye urugo nicyo kibazo afite. Igisubizo rero cyo gusenya urugo rw'undi mugabo ni iki ukubize? Kwa musenya agomba kubihanirwa. Ndi kuvuga ahubwo igisubizo ni iki ngiki. Nimba umugore yumva ashaka gusenya namureke basenya nasenye neza, nareke gusenya, nareke guca inyuma, atandukane akundane n'uwashaka gukundana nawe. Ariko nanone nitujya muri bwa bwenge bw'abanyarwanda bari bafite, utekereza ko karimo murakwiye ngo ubu bwiyemeje prof kayibwira ngo ngiye kubaha inkunga y'amafaranga mupimisha ADN abana bose bari mu ngo tureka araba bagabo bazibamo. Mije prof yayemera amafaranga, uzima mutayemera waba uteke wose mu gihugu hose kuko nubwo baba batafashwe ibizi ko bibaho. Bivuze ngo rero nubwo tutari kubyankoraje ngo abantu babikore, ariko abo bantu baba bari mu ntege nke bikarangira babikoze. Nitwiga kugira ubwenge butuma sosiyete nyarwanda idahungabana. None byabashije akarenza umunwa karuhije amagara, byabashije kugesa nibimenyekanye, nibimenyekana ku muntu wo mu muryango imbere agira ubwenge bwo kubigira ibanga. None ureba umuntu ufite abana kuko mana Abrahamu, umuntu ufite abana ikintu wamenye kijya hanze se urinda abo bana ko nubundi we yarakwanza ntimukiri kumwe, at least nagende abana bazi ko umubyeyi wabo ari umubyeyi nyine. Urumva ariko hari n'abadamu bafite jalousie zituma bahimba n'ibitabaye ngo ubwo so ngo ntabuza abari kumwe nabo ngo amwishinga akabivuga abana bumva sha ntabyo yabonye ariko making up imbere y'abana. None donc abana mu mutwe barakora bazi ngo papa nibyo yirwamo, mama nibyo yirwamo. So societe burya kugira ngo ibeho habaho ibintu bimwe na bimwe byirengagizwa nibigirwe ibanga, nibifatwaho umwanzuro hatavuzwe ibyari byo. Sini waho hano nyumvisha. Yego. Uwamenye yuko ibyo bibaho yagomba kubimenya. So atakajya gukosha padre ko umuco wo gukosha ni igihe ushaka kugumana n'uwo mugore. Ubundi nyine nawe arashaka gukomeza kugumana nawe ntagashaka gusenya. Okay, yagomba kumukosha rero ni wo muco. Padre agomba gutanga inkwano. Ni wo muco. Byubaka societe bikayisigasira bikayirinda. Naho ibyo kubishyira umuntu hanze rwose nta kantu na kamwe kazima karimo. Ugiye mu amategeko amwe namwe ku bihugu bimwe na bimwe akureze mwagigira. N'ibindi. Ikindi se ni iyihe nyungu ku bana? Ni umujinya gusa, ni nka vengeance yo kuvuga ngo nanjye reka nkubabaze kangushyire hanze nanjye. Mu by'ukuri ntabwo ari byiza pe. Aposo reka nibaze nuko bivuze uri munabanga uri gushyigikira ngo wakoze biriya no ibyo byo bibaho, twabuze uko tubihagarika, ariko none se nimba bibayeho dusenye sosiyete nyarwanda. Hari option yuko watandukana nawe, hari option yuko wakosha, uhitamo option wowe uhitamo. Ariko muri option uhitamo ugomba kumva ko kumwica uwo muntu guca inyuma ntibyemewe.
kumushyira ku karubanda. None se ubundi Evo, Oui. umuntu afashe umuntu umuca inyuma agafata urukeza akajya amukerera ino agakera urutoki wamushyigikira? Oya. Ntabwo wamushyigikira. Ntabwo namushyigikira. Amufashe akamukubita ishoka mu mutwe wamushyigikira? Oya. Ntabwo wamushyigikira. Ibyo bintu bibiri rero ni bibi kurenza kumushyira hanze ku mbuga nkoranyambaga. Nicyo kintu nabonye iyi leta yacu itagisobanukirwa. Sinyikoramo, ariko igihe cyose nazayikoramo ari njye uri bugire uruhare na rutoya mu kwandika amategeko. Umuntu ufashe ibintu bijyanye n'ubwambure, isoni z'ubwambure, akazishyira ku mbuga nkoranyambaga, ubwo niyo kesi ariko irimo. Hari ufata amashusho y'ibitsina, bari gutera akabariro, bari kwikinisha, ibyo bintu byose akabishyira ku mbuga nkoranyambaga, namuhana kurenza uwishe umuntu. Namuhana nk'umuntu wamwisha amukuramo inzara tocaringa. Apostle reka dusome. Ubu mwisha ahagaze nka tortire morale, ariko nayo iri kuri, kuko yo irenga tortire ikagera no kuvuga ngo birafekta abana b'uwo muntu. Ntago najya kureba nimba uri kuvuga ukuri. Nge navuga ngo as long as ibyo bintu bifashwa bishyira hanze, ntago turibukirane. Ariko ko ibyo amategeko ataraza, ndi kuvuga ngo ntibikwiye, ariko ibidakwiye cyane kurenza ibyakozwe ni ibyo byo gushyira hanze. Si uko umuryango nyarwanda wakoraga kera, iyo byakabyaga wamuregaga mu muryango nawe akahukana ukazajya kumucyura cyangwa se n'ibindi bitandukanye, ariko iyo move ntago yari yo pe. Nanone ariko ko nanone umujinya n'amarangamutima nayo y'umuntu wahemukiye muri iyo nzira, nawe yo nzi ko aba atoroshye. Bibiri ikavuga ngo niba ari umujinya w'intare ngo buruta sinzi ngo umugabo waciwe inyuma, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu migani asa n'abagaragaza ko umugabo agusanze mu rugo rwe, umujinya aba afite ntawamugukiza. Ariko ikibura muri iyi generation ni ubwenge nyine, ubwenge butuma dufata imyanzuro ikwiye, cyane cyane ku muryango. Hari ibintu bya don't touch, hari ibintu bidakinishwa, bidakinirwamo niyo mutemeranyije cyangwa mutahuje. Ariko nimba noneho bari kuri iyo extent yo kuvuga ngo barakomeza babane, aho noneho habayeho kwibeshya. Umuntu muri bubane ntabwo umuteza abantu, kuko nyine mu muzakomeza kubana. Gusa uretse padiri yagiye hanze wenda uwo bashakanye n'abo bantu ntago bazwi. None reka tunavuge ngo umuntu noneho muri bugire muri Imana ishimwe ko batanamenyekanye, ariko kuko burya iyo batarabigendeye ubwo ari padiri wenyine kandi we nta muryango afite, ndihangana birumvikana, ndihangana ubwo umuryango nyirizina utagiye hanze. Ahangaha ndi kubagarukira, kuko umuryango niwe kibazo. Nawe ntekereza ko ari ikintu bakoze. Kibazo nuko wenda twe tutabamenya, ariko abana akabizi ngo iyi story ni mama na papa. Abana wenda ntibabimenye. Na padiri. Abana usanga batabizi. Nabo batabizi byaba ari amahire. Gusa nyine ubwo bitwigishije ngo niba unafite umujinya, uzabanze wicare ubanze uhumeka, none utekereza ibintu biri rational, kuko umujinya wawukoresha ibintu bidafite igaruriro byo kwica umuntu, cyane ko ibintu byo gushyira umuntu hanze ku bijyanye n'iby'ibitsina mbibara nko kwica kabiri, ntago mbibara nko kwica rimwe. Wacisha izindi nzira, wamucisha amafaranga, wagira gute, wamurega bakamufunga, byaba byiza n'urubanza rukajya mu muhezo, kuko icyari kigamijwe nimba ari ukugira ngo ahanwe, ariko ntago agomba guhanishwa cya kinakuye ko kiruta urupfu. Umuntu ufashe ubwambure bwawe akabushyira hanze, harimo ngo ariko abushyize hanze ari we wabushyize hanze, no. None se ubwambure bwawe twabubonye, niyo yaba yabukwibye akabufotora yitsimbye muri dushe, twamenya aho bwaturutse. Dupfa kuba tubagera ubwambure bwawe already wasebye, already hari abahita bajya kwiyahura, already hari abahita bagira gute. Hari bigeze kugira ifoto umugabo bari kuryamana, ari guca inyuma aramufotora ayishyira ku mbuga, undi ahita yiyahura. Akabandi ngo nese ko yari yagize izo mbaraga zo guca inyuma, ngo ariko ibyo bintu uri kuvuga uri kubyumva cyane, wenda nuko utajya ubikora ibyo byo guca inyuma, ariko ntabwo ari igisobanuro.
ni nkuko njye ntago njya kwiba mu ngo z'abantu, ariko sinavuga ngo nukuri ngo nimubona umuntu ngo yaje kwiba ngo niyo yaba ari kwiba isafuriya ngo muhite mushyira mu kijerekani mutwike ngo iyo ni esprit yaba yabicanyi. Donc wowe uri umwicanyi utekereza gutya, kuki utavuga ngo wenda bamufunga imyaka 5? Kuki utavuga se njye nta nubwo njya prefera ko abajura nk'aba bo mu ngo bafunga imyaka, bafata biba leta babakubire bashyire ku myaka 20 igifungo, bafata uyu byo kurya umuntu wagiye kwimya imyumbati ngo bakamwica mu murima, aba bibyo kurya kubita imirimo simbura gifunga hinge nk'imyaka 3, azaba hinze ibintu bagaze nk'agaciro ka miliyoni yose, umuhibumbi 10 ari byatahana. Ubundi ujya kuyahingira ahubwo yango yahingira ajya muri mu isanduku ya leta. Nimba yakwibye ijerekani ahingira ibihumbi 100, senkana ajye mu isanduku ya leta, senkane bayaguhe ijerekani igura 2000, azongera yibijerekani. Ariko rero umuntu witwa ngo bamufate ngo bamutonyangiriza ikijerekani ngo ehana ngo bacane ikijerekani. Uzwa umuntu umva imitekerereze nkahita ngasha uri rusofero uri satani uri mubi niyo waba utarabikora kubuna bitekereza gusa. Twiga icyo kintu. Yego umuntu yaciye inyuma, guca inyuma bibaho, bibaye igihe kirekire wishaka uziko hari ibintu utanaba ngo none ngo abayobozi ngo gwera ku rwego ngo rwa meyo uzamura hejuru ngo nibone bafite umwanzuro, ariko Imana niyo izagifata wabikoze ku buryo ntawe uzabicika. Nabo wasanga bamwe si bose byababaho. Sindi kubishyikira ngo ndi kuvuga ngo twige kuba muri societe nyine irimo abantu bafite ibyo bakora bitari byiza, yaba amategeko y'Imana yaba no mategeko y'igihugu, ariko tunatekereze ku cyabakorerwa n'icyakorwa kugira ngo societe n'ubundi komeze igende harmoniously, muri harmony niba ari harmony. Mu by'ukuri si byiza hakaba padiri babyara, ntago tuzi niba babyara ku bakobwa gusa ariko bibaho. Ese ubundi kuki mukomurutse icyo ingasire mukayireka? Iyihere abagabo ba nyirabagore ibati yurisakaye nabi urisanga mu baturanyi. Ese dushyira imbaraga ku baturanyi twasanganye amabati bataguze, cyangwa dushyira imbaraga ku basakazi tubabwira ati ko mwasakaye amabati yanyu neza? Apostle reka kubereza mpamvu nsoje ikiganiro wisubira akariramo wasanga isubata wasanga nanyu ushyize basakazi ubwo se nanjye ariko nuhita ubyegereza umutu ati ubwo jya bimbaye ukaba uri kuncinja ko nanjye nabo musakazi ariko nuhita uvuga ati ariko ntago ku ruhande rumwenge nuko nshatse uvuga ngo twirinde dute ko bitabaho kuvanga abagore yewe ubikora wibijyamo. Apostle impamvu ngiye hari igihe bitafata ko ntago ari ubwa mbere babivuze, ugenda ntago ari ikibazo cy'uko ibatirita batarisakaye neza. Simbi hamwe uri kugenda simbi hamwe turi gushakira icyatuma bicika. Nta nubwo navuze ko ngifite ngindi gushaka tubikore dute. Mugabo risakare cyane. Kabiri umuyaga nuza ari mwinshi, umanzura nashyiraho amabuye kwikumba rifashe sharpante hejuru gatereka ibiro byinshi kugira ngo nko kuvuga iki. Tera kabariro neza, nimba utabizi jya kubyiga barabyigisha kandi simwe ukaba rubyigisha. Kabiri numara nyine kumusatisfiza aho ngaho kora inshingano zo guprovidinga atazagenda kubera ko yabuze ibihumbi 20 cyatarani. Imana igushoboze nabyo bikunde, nawe mushoboze inyota y'amafaranga itamubana nyinshi ku buryo ayuzanye abiyanga. Nanone ariko bahafa aho ngaho nko kuvuga iki, buri ku mugoroba n'ubateye akabariro hari igihe atazaba afite ipfa ryabyo kandi guprovidinga wa providinze. Ikindi cyari gutuma agenda umusohokane nka 3 mu cyumweru. Donc ukore ku buryo buri kanya hafi aho buhari, no kuri WhatsApp call no kuri chat beze ku buryo ahora rokipe nyine uhora aho hafi mbese. Ntutume habaho iyo opportunity, ntutume habaho ayo mahirwe kugira ngo yisange nka kuriya Dawidi buri yabagiye ku rugamba yari guhamagaza Mukawuriya rufite ko batagiye ku rugamba. Donc yisanze ari expose kuba yabikora. Nawe kora ku buryo nyine uwo muntu wawe yaba umugabo cyangwa umugore ataba expose kubikora,
uko ushoboye gerageza ibyo ushoboye ibisigaye none se ngo ndarenza hiki ibisigaye abagabo bafite amafaranga basigaye bashyiraho CCTV camera uwo mugabo kuki atarashyizeho CCTV camera iwe mu rugo se no se yari kuyishyira no ku mugore akajya yigendana oya CCTV camera uretse ko ikindi cyo ntabwo kinemeye no mu mategeko cyo kujya muri telefone ariko CCTV camera abazishyiraho bakunda gufata ngo abaje mu rugo n'ibiki byose nabyo si sawa aho ka joke nzanyemo my goodness ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu aba akeneye yuko umuha support yo kugira ngo umujyane ku rugamba atabona mukawuriye nko kuvuga ngo umugore nimba azi ko agiye gusohoka mu rugo mwavuganye aho agiye like mugenda muvugana nyine agasa n'ubuze ubwinyagamburiro bwo gukora ibyo ngibyo ku mugoroba muraza gusohoka anytime arabizi yuko hari igihe umubwira uti reka nguceho tujye muri lunch improvise kandi ku mugoroba wamutotoye fresh kandi was providinze kandi no guteretura no gutereta uri kunyumva donc ujye umutera imitomo nyine ukaktualiza rwa rukundo rega abaragushatse yagukunze so rero nanone urwo rukundo ushobora kurwaktualiza ku buryo bimurinda reka mvuge ngo uriya wagiye kubikora reka tumufate nka victime tumutekize nk'umuntu niki twakora ngo tumurinde kujya kubikora uriya mugore padiri we twabonye ko none se ko yagiye gusezerana yasezerana ryo kuvuga ngo nta abstinence nta cyo mfite nabivugaho pe cyese ugiye kukibaza papa nyine wagaragaje ko abapadiri be bateye inda 50,000 aho nanze kujyayo cyane ariko nanone ndi kuvuga ngo ni gute tuzajere ibi bintu iyo byabaye muri societe tukabijera neza nkuko abanyarwanda bo hambere babijeraga kuko naho byabagayo nicyo ngicyo tugomba kwitoza ubwo ababikora bajya batanga inkwano ubundi umuryango ureke gusenyuka. Aposto ndagushimiye cyane ku muntu wifuza kuvugisha ndetse ashaka na cya gitabo ni 0788 30 95 13 ibiganiro byacu byanagaruka. Ciao ciao.